twongeye kubasuza muri uyu mwanya. Nkuko musanzwe mubizi, uyu mwanya tukaba tugiye kwiga ku bijyanye n'ikoranabuhanga kuko nibyo twibandaho cyane. Uyu munsi bakabaza ngo tubazaniye iki? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ki ushobora gukora muri Excel. Tuwe n'imbonero nka perezida w'ikimina, ukaba wamenya ukaba wakora ukuntu wajya wishyuza cyangwa se wajya ubikora muri Excel bikaba automatically, ndetse ukabasha no gukarikira inyungu. Hano turashyiraho nomero, hano dushyireho amazina, noneho hano turakurikizaho amafaranga umuntu yagujije. Ubu turibanda ku bijyanye no kuguza ndetse n'inyungu. Hano turashyiraho inguzanyo yafashe, hano dushyireho rate, ubwo nangahe ku ijana. Turabishyira hano, dushyireho inyungu, turashyiraho inyungu. Hano turahashyira igihe cyangwa se time, igihe amafaranga zamuriye kimwe n'icyane. Tuhashyire total, igiteranyo cya yose cy'aho umuntu agomba kwishyura. Igiteranyo tuyashyira hano. Okay, hano tubikora gutya, turiho akantu kamwe gutya. Okay, bari neza gutya. Kameze gutya. Okay, hano ubwo tugiye gushyiraho, hano tubashyiraho nomero, tuvuge nomero ya mbere. Hano dushyira amazina, tuvuge n'umuntu witwa Kalisa. Hano tugiye gushyiraho umuntu wa kabiri, wenda tumwite Ana. Hano dushyireho umuntu wa gatatu, wenda tumwite Thomas. Hano dushyireho umuntu wa kane, tumwite wenda Louise. Dukomeza hano tugiye ku inguzanyo bafashe. Reka dusupoze ko uyu muntu wenda yafashe inguzanyo y'ibihumbi 50. Uyu nguyu Ana tuvuge na ko yafashe ibihumbi 35. Uyu tuvuge ko yafashe ibihumbi 5. Uyu yafashe iyo. Okay, hano tuvuge ko iki kimina cyacu kirimo ku mafaranga 5 ku ijana. Hano uhita wandikaho ko ari 5 ku ijana. Noneho na hano hose dusikororinga, ubwo hose ni 5 ku ijana kuko baguje mu kimina kimwe. Hano tuvuge ko ari igihe cy'ukwezi kumwe, tukaba ari ukwezi kumwe bose bamara. Hano tugiye gukarikira inyungu tuzayibona dufashe, tuzandikaho iko. Noneho tuzaza hano twandikemo iko. Hano tuza hano ku nguzanyo umuntu yafashe, duhite nibyo gushyiramo bracket gutya, mite nkuba percentage inyungu nyine bishyura, nongere nkube n'igihe izamara. Hano mite mfunga bracket, mite nkora kuri enter. Urabona ko bihita byikora automatically. Noneho hano kuyomenya n'inyungu z'abandi leta zikororinga gutya, bihita byikora automatically. Noneho ngiye kureba igiteranyo cyaba bagomba kwishyura nyuma y'ukwezi. Igiteranyo kiraboneka, turayandika iko, kiyo bracket
inguzanyo yafashe duteranyijeho inyungu, mfunga bracket nkora kuri enter. No kubimenya n'ibyo abandi nabyo leta sikororinga. Uko tubigenza. Noneho ushaka wenda kugira ngo ubone igiteranyo cya byose, ubona tweka tubashyire igiteranyo cyari abantu bose, igiteranyo cya yose, turebe aho kuba kwishyura nyuma y'ukwezi ndetse n'inyungu ko zaba zingana. Hano tuzaza hano iyo bagujije dushyireho iko, dushyireho bracket, noneho hano wahita ushyiraho sum uhite ushyiraho bracket gutya, noneho uze hano umanuke ugere hano uhita ufunga bracket, uhita ukora kuri enter, byikora automatically. Hano ushatse wahita scrollinga utambika gutya, tubona abo bagomba kwishyura nyuma y'ukwezi. Ubwo inyungu zazingana n'ibihumbi 54,500. Hano noneho urabona ko bagujije aya ushatse dushaka ako nuko kubimeze. Hano duhinduye nk'amezi, wenda tuvuye na amezi 3 bite byikora automatically, urabona ko bite byihindura. Wenda tugira amezi 5, wenda tugira amezi 8, tugire amezi 7. Nuko bimeze. Murakoze cyane, turi kumwe. Okay, ubutaha rero nzabereka ukuntu uhita ufata ibingi umaze gukora, niyo nzahita nkoresha ino ugahita ubishyira kuri website ku buryo buri wese ashobora kujya areba uburyo inyungu ndetse nayo agomba kwishyura uko bihagaze, n'utaraguje nawe akaba yamenya ngo amafaranga ahagaze gutya. Kimwe nuko hano nshobora no kuzabereka buryo ki, ubwo bizaterwa n'ibyifuzo byanyu. Ubwo murambwira muri commentaire niba nabereka buryo ki muzamukarikira uzayumenya abatinze kwishyura. N'ibirane bikaba bita byishyiraho bikikarikira bikikora automatically utabize mu ruhare, ndetse bigahita binakwereka umuntu watinze kwishyura. Nimba mwarumvikanye amezi 5 akaba yararenze, bigahita agahita ajya mu mutuku directly. Turi kumwe, ciao ciao.